سورة الإخلاص قل هو الله أحد twavuzeko سورة الفاتحة ikomeye kurusha izindi ariko قل هو الله bigaragara ko nayo ifite uburemere bwayo kandi n'ubukomere budasanzwe kugeza ubwo kuyisoma inshuro eshatu ingana no gusoma Qur'an ntagatifu yose. نعم muri hadithi ya Ali ibn Abi Talib hadith sahih Imam sallallahu alayhi wasallam yagaragaje inigisha ko gusoma سورة الإخلاص inshuro eshatu bingana no gusoma Qur'an yose ariko inganisha riba mu mategeko y'Ubuislamu ntago rihwanya ahubwo ni imigisha n'ibihembo by'uwakoze kiriya gikorwa aba yafite ibihembo n'imigisha ingana n'uwakoze kiriya gikorwa cyose ariko mu nzego n'uburemere bw'igikorwa ntago abanganya n'uwundi wakoze kiriya gikorwa. Gatanga urugero rworoshye Imam sallallahu alayhi wasallam yavuze ko uzatabaza kuwa gatandatu hanyuma yiza akava mu rugo rwe akerekeza ku musigiti wa Quba agasenga raka ebyiri azaba ameze nk'ukoze hijja yuzuye. Mu yindi aya umra yuzuye. Aha muri umra yuzuye ana hadithi sahih kurusha hijja. Ahangaha Imam sallallahu alayhi wasallam ntabwo ari bivuze ko umuntu aramutse akoze icyo gikorwa bihagije kuba ameje gusoma cyangwa se gukora igikorwa cya umra n'izindi muri aya na hadithi zigereranya ibikorwa ibingibi n'imigisha y'uwakoze igikorwa ntabwo ari igikorwa cyuzuye ijana ku ijana. Hanyuma kuba suratul Fatiha ari sura ikomeye ibyo ngibyo byavuzwe mu buryo bweruye ariko Qur'an yose ntabwo ingana. Qur'an zirarutanwa nk'uko na aya zirutanwa ayatul kursi ni ikomeye kurusha izindi ariko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itubwira ibyamanura mu umwihariko udasanzwe yavuze aya za ebyiri za nyuma muri surat al-Baqara. Ibyo rero ntabwo bikuraho bwa buremere bwa ayatul kursi nk'uko bidakuraho bwa buremere bwa suratul Fatiha ariko bikagaragaza ko n'iyo sura nayo ifite umwihariko n'uburemere bukomeye imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala ariko butageze kuri bwa bundi bweruwe n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu nyigisho zayo. Wallahu a'lam.